ariko abana bahugiye mu kidi. Nyiraromba bwira amaso aze murire hano hanze, dore aho mu nzu harashyushye. aho niba karandisha muri ibi bihe turimo hari umuntu ugikaranga. reba hano buri dore ngibiriya mu mbuga umva ngiye kugenda niba ari na nyiriyahuriye turabisangira, ntabwo iyi nzara nayihanganira. niko umudamu ntarahisha ko numva inzara ingeze mu gatuza, korona izadukora kabisa. kurya gongi nike byo ewan umutima ugiye kuzahagarara mu kanya ndinkabyaho ndebe kabisa. umva ko bavuga ngiye kurira rimwe ritagira irindi, ndabishika umushika umwe wonyine, uribonye irukankana barabona umuyaga gusa. yamaye gatuzaho buri uko wigiraho uramara hejuru y'ibiryo by'abana banjye ntiwagisamba. umva ko uno munsi ntabwo ncika, waranzengereje n'abaturanyi ariko uno munsi ntabwo ncika. nta soni ukantera mu rugo. umva muzeyi ngiye kugira ngo inzara inyice wenda unyice, yendagwa kuri ibi biryo ntabwo mubirya. kanze nkubagira ibisiga sha, yewe kukwereka izo n'igihe katanga nkutere njonogo muri uwo muhogo, ntabwo wazongera kujya kwiba abantu. Seattle. yemwe aba hano niko kama ko numva witotomba n'ibiki ko ndeba rwose wahungabanye byagenze bite? reka sha murekezi we, imbura agasani y'umujura hano ndimo nkindurana nayo yendaga kunyibira iry'abana. hano abajura batujujubije ntawe ugica igitoki, amazu bayacukuye ntiwarora. reka rwose natwe batumazeho ibintu, dore uzi twa turima two munsi y'urugo nta kintu basizemo rwose ntiwareba. utwumbati bakuye, twa tujumba twari hepfo mu kabande, madamu yazindukiye yasanze barayemo rwose. dore wenda uravuga kwa Gakwaya inzu bayicukuye bamutwara twa dushyimbo n'utwumbati yari yarahunitse. iki cyorezo rwose kirasiga abarakare badukozeho. kandi nahoze numva muri ya gahunda twiyandikishijemo ngo bashaka kuza kuduha ibiryo uno munsi, ariko sinzi aho bahereye kuko bazavuga ngo baraza nimugoroba. dore ngaba ari yahungu yampaye ibiryo biraje da, ntabwo tugipfuye nibagira batwamurireho aya magayi rwose abarakare bari badutsinze mu mazu. aruminata we endadi banguka hano ibiryo biraje byo kubifata di. mbega urusaza leta iri muzima twari runyishe. ayiwe nahoze nkugiye mu kwiba nibagirwa ko nanjye niyandikishije. uzi ko uno munsi ari butanga ibiryo kajya kureba. bya biryo birashyize biraje. ese buriya ni ibikira? ni umuceri, ni akawunga, ni ibishyimbo, mwana we. ubwira uriya mwana niko nk'umuceri njye n'uwanyira akawunga nako nakemera. birashoboka ko byose babizanye. ndabona imifuka
y'akawunga, ndabona iy'umuceri n'amavuta ndayareba. Yewe batwibutse kabisa. ndabona ibiryo bihagije none. ntagire ugira umururumba, mwese ndabona biri budukwira ahubwo bikanasaguka. baturage mwese uko muri hano musubire mu ngo zanyu, ibiryo turabibasangisha mu ngo zanyu mu rwego rwo kugira ngo mutaza kwanduzanya coronavirus. Mama, inzara igiye kunyica waje ukampa ibiryo. Mwana wanjye se ko ndeba ibiryo aribwo bari kubitanga, reka nibamara kubiduha mwana wanjye ndabigutekera, sibyo? Yego. ibi ni iki, ndarota cyangwa dore ko agasaza kari kankubise umutwe nkagira ngo ni inyundo. reka mbanze ndeke gafate nanjye ndaza kuba ngeye.